Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe kuri mwe turi kumwe muri ibi byicaro ndetse no kuri mwe mudukurikiye muri kwisi yose mu Rwanda turi muri Afrika hanyuma imigabane yose igize iyi si dutuyemo no mu ijuru niba batwumva cyangwa batureba nabo icyubahiro gikomeze kibi cy'Imana ni korari ubumwe ADPR Bukari niyo cano yacu niyo turiho turaganira ku murimo w'Imana cyane ko nabakozi b'Imana abo bose mubona bicaye iruhande rwanjye nabakozi b'Imana twese turabakozi b'Imana harimo abakozi b'Imana batoya ariko burya nta muntu ukorera Imana mutoya ubaho harimo abapapa hano iruhande rwanjye namubona ko nta kibazo Imana mwenyura arashima Imana kuko yakoze byinshi hanyuma aba ni bamwe mu bagize korari ubumwe yo kuri ADPR Bukane by'umwihariko bakaba ari abayobozi cyane ko abayobozi buriya igihe cyose bahora batekereza icyateza imbere korari cyangwa se icyateza imbere abo bayoboye nitwa Ndagije Imana hanyuma hano iruhande rwanjye ndi kumwe n'umugabo makuru yawe ni meza amakuru ni meza nta kibazo amazina ni nde amazina banyita Nzayiramye Faustin ariko bakunze kuri kabiri bakanyita Nzayi Nzayi ngo ni Imana ni ngombwa cyane uko bameze gutya ahubwo ni iryo zina yagiye mbwira muri urwo ruhande urumva umubyeyi yakwise Nza hanyuma nayo ikajya kubwira ngo nzakugirira neza nzakugirira neza nzakugirira neza rwose none uyu munsi urabona ko uyu munsi rwose ndikubona ibintu ari sawa nkurikije imibereho yanjye ubuzima nanyuzemo ntabwo nari nzi ko nakwicara hano muri hoteli Karasike ariko kubwo imirimo ikomeye Imana yagiye ikora ubu ndahicaye kandi sinari nzi ko nakwicara n'abagabo b'ibikore bangana gutya ariko Imana yagiye ikora imirimo n'ibitangaza ikavuga bati nzakwicazanya n'abakomeye muri kubona koko yarabikoze na n'ubu biracyabikora amena urumva avuze Imana nubwo ayivuze mu kanya gato ariko nta n'impamvu yo kubivuga mu kanya gato avuga yagiye mbwira ngo nza bitewe ngo n'ubuzima ngo urarimo uyu munsi mu by'ukuri ukurebye waje utwaye wanyuzeho mu muhanda hariya nanjye nari ku kinyabiziga ko ntabwo nari n'amaguru ariko waje utwaye rwose mbona ibintu bimeze neza umuntu ukubona uyu munsi utwaye akakubona uririmba ushima Imana rero ukavuga ngo ubuzima ngo warimo ibi bintu ubihuza ute tubwire muri make wenda aho yagukuye naho ugeze uyu urakoze cyane buriya iyo turirimba irandirimbo ngo aho yadukuye ni kure twagira ubuntu budasanzwe buriya irandirimbo ni yanjye nkora ku mutima kuko impamvu ngewe ubuzima navukiyemo navutse ndi umwana muto natajya kumenya ubwenge ndi kujya kwakira ba mama bacuruza ibirayi babikura mu Kinigi babijyana mu mujyi ubwo nkajya kubakira ubwo buzima buvaho nanje ncuruza ibyanje nkaje ndaje kurangura ibirayi mu Kinigi ku mutwe nkabizana mu mujyi nkabicuruza ibyo ngibyo nanone bivaho nta mahirwe nagezeyo kwiga nkuko abantu bagenda bavuga ngo barize nge nta mahirwe nagezeyo kwiga nizo mu mbere primaire buraniho narangirije mu mbere primaire gusa ishuri rimwe gusa ubwo ngubwo rero igihe kigeze mba ndahavuye mva muri ubwo buzima bwo gukora ubucuruzi ndiburiza ibirayi nje kuba umukarane mu mujyi ubukarane ndabukora Imana igenda igira neza hamwe no gukora umurimo w'Imana ikavuga ngo nzakugira neza nkuko twahoze turabivuga ngenda mbibona ubwo bukarane mbuvuyemo ejo bundi 2013 kumva ko Imana yakoze imirimo ikomeye umva ntabwo utagize hari ukuntu wenda urimo uvuga ngo wajya kwikorera ibirayi mu Kinigi iyo Kinigi wenda nayo urayitubwira ni Kinigi centre ni no ruguru ahantu bita mu Gisasa muri Nyabitsinde muri Orotopeni mbese mu rwa mbere mu rwa kabiri mu rwa gatatu mu rwa kane mu rwa gatanu mu rwa gatandatu urwa mbere n'uruki n'urusisiro kuva ku rusisiro rwa mbere kugeza ku rwa gatanu ura mbese iyo ruguru hose Kinigi hose ndayizi cyane kugera muri parike iyo hirya aho bitaga no kwa Nyiramacibiri aho bita muri Bisate mu Gisasa aho hose ndahazi cyane kugenda n'amaguru wenda mutazi neza ako gace aho avuga ni mu nkengero z'ishyamba ry'ibirunga ngereranije buriya hari ibirometero bitari munsi ya 20 vayo umanuka ugera mu mujyi wa Ruhengeri kandi suko yakoreshaga imodoka cyangwa igare ahubwo yagendaga n'amaguru yikoreye ku mutwe
ariko uyu munsi avuga ati Imana yagiye ivuga ngo nza n'ababyeyi bari baranyise nzayiramya n'ubundi usanga buri gihe yangiriye neza. Uyu munsi yavuye kwikorera bajya kuba umukarani abyise ngo niba yikoraga induruburi ngo z'ibirayi. Uyu munsi afite imodoka ye kandi ntabwo bimubuza gukora umurimo w'Imana. Ngira ngo abareba amashusho kuri ubumwe kwa ya ADPR Bukane mubona ko abaramya Imana nk'uko n'izina rye riri kandi abirimo neza. Hanyuma nzaye kuba waravuye hariya hasi ku nduruburi z'ibirayi ugenda ibirometero 20 ku mutwe, ariko urase wikoreraga ibiro bingahe? Nikoraga guhera ku biro 40 kwigarukira nagarukiriza kuri 50. Mfite nk'imyaka nka 15 gutyo hagati aho ngaho. Kandi bajya batubwira ngo ibiro umuntu afite ngo ntiyabirenza. Ibyo no kubesha, ubwo no kubesha ntago byakunda. Biterwa n'igihari. Ubwo wari ufite ibiro nka 30? Nje nari mfite nk'ibiro 30-25 gutyo. Ukikorera 50? Ukikora 50 kuko nibwo buzima twari turimo. Urumva abantu baririmba ngo Imana igira neza abandi ntibabyemere. Uyu munsi murabona ko nzayiramya ni umugabo wo kubihamya, ari muri korari ubumwe. Umurebye uyu munsi ushobora kuvuga uti iki kigabo rwose cyageze iyo kijya cyavutse kiri mu bisubizo, ariko yavukiye ibazaho umwana w'imyaka 13-14 afite ibiro 25 akikora ibiro 50. wowe uyu munsi ushobora kufite na 30, ndavuga imyaka afite n'ibiro 50 n'ibiro 10 kubitwara bikaba ikibazo. Kugenda metero 5 kumva ari ikibazo, ariko yageraga kilometero 20 kandi akumva biramunyuze akanasenga Imana. Uyu munsi rero ko yamubwiraga ngo nza iri kubikora kandi zakomeza ikore n'ibindi nibirarangira cyane rwose. Mwanya ndahanuye kandi nibyo uri mu mwuka w'Imana. Nuko bimeze niko rero ubumwe turimo turagenda dusangira ubuhamya amashimwe, kandi ni muri waro kugira ngo nawe aho uri bikubera isomo. Ntago ari kubona abantu baririmba gusa ngo ubone bakora umurimo w'Imana nk'uko niba ari aho kugura ibyuma ngo ubone bagura ibyuma, hari aho biba byavuye. Ntago biba byavuye. Urumva umuntu wavuye ku birayi uyu munsi afite iduka rikomeye cyangwa mangazini, ni umucuruzi arakomeye araranguza. Imana yarabikoze. Hanyuma iruhande rwanjye ahangaha musore muri babana ba komite se? Yego. Babyawe n'itorero. Umaze kumva ubuhamya ahangaha? Ndabumvira. Nawe se harukura Imana yavuze ngo nza? Bihari, hari ibyo ivuga igakora, hari n'ibindi biri mu nzira dutegereje. Mutegereje. Ariko byose ni amahoro n'ibyiza, nta bibi birimo. Ibi bizaba ku bakora ibi nyine bari kuba bari mu murimo w'Imana, hari ibyiza biba bikiye imbere. Nta mpamvu. Yego. Umusore hano rero amazina yitwa David, niyo mufasha. Urumva nawe harimo Imana niyo mufasha, niyo ifasha kugera ku bintu, niyo ifasha kugira ngo abantu baririmbe neza nk'uko papa yabivuze. Nawe nyine niyo yamufashije, Imana niyo mufasha. Nawe uyu munsi ni umufasha wawe. N'abandi bose bayize. Kaminuza uri kwiga kamba? Mu minsi mike ndabanyirangije. Ariko n'ubundi ngo bazi uri mu gitabo? N'ubundi ndi kwandika. Urumva ko si Imana se? Ni Imana nyine. Ese ubu mwavukanye bageze nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri bagahita barahari benshi cyane, barahari. Niyo mpamvu nawe wiririmbira wivuye inyuma. Jya mbona yo kuri tenor uri kujya kubita gutyo ku buryo ubona bimeze neza cyane. Hanyuma ni iki wabwira urubyiruko bagenzi bawe usanga bari hanze ahangaha ngo wape ngo umusore mwiza ngo ugezweho ngo wa viziyo ngo ntiyajya muri korari ngo aririmbe? Ni cyo ubutumwa wabaha? Ikintu bavugaho abasore bagezweho nabo mu rusengero. Abasore bagezweho nabo mu rusengero bari mu Mana yarahindutse. Gasobanure twumvise. Nyine urabona iyo umuntu ari mu Mana aba afite amahoro, abazi byonyine. Iyo uri mu Mana kwigisha nuko ubana n'isi, ariko iyo uri mu isi kwigisha ko ubana n'isi gusa, ubumana bukabujya kure. Umusore uri hano numva atangiye kuzana ibintu no umunyabwenge koko. Umva byandi bambwiye ngo hari komite isanzwe ya korari ngo nindi y'ikoranabuhanga, azanyemo ikintu manza ari filozofa azanye. Ariko none se Imana yaguhaye yaraguhaye, ntabwo gusondeka nyine. Basore murumva ubutumwa niyo mufasha abageneye, kandi zira ko buza kubafasha. Hanyuma iyi minsi muri gukora cyane nka komite y'ikoranabuhanga cyangwa se ijyanye n'iterambere n'ubundi cy'ibi bintu by'ikoranabuhanga. Muragarukirayo, mufite aho mugomba kugarukira cyangwa bimeze bite? Nukugeza Yesu agarutse.
kugeza Yesu agarutse ntabwo tubizi gusa dutegereje twihanganye ko umwami wacu ari bugufi ubwo azarinda aza mugikora tugikora ubutumwa bwiza buracyakenewe ijambo ry'Imana cyakenewe hari abantu batarasanga Yesu ni ukugenda ubu ngubu ibintu byarahindutse ntabwo tujya ku misozi kubera ibihe ahubwo twagiye ku ikoranabuhanga kuko urabona umuntu ari gutaha nta kindi n'abana bato wenda ingo zirimo abana bato no gutaha ati mama niza telefone njya kuri YouTube ko cyatagendaga ngo ngarebe ijambo ry'Imana ko kugira ngo agende ajye mu bindi urumva rero urugendo ruracyakomeje Imana ikidutije imbaraga n'amaboko turacyakorera Imana binyuze mu ikoranabuhanga iyi ni korari ubumwe ADPR bukane bakomeje kugenda badufasha mu bijyanye n'umurimo w'Imana muri ibi bihe isi navuga ngo iri mu muvuduko w'iterambere bavuga bati nta mpamvu cyane ko Imana hari ibyo yagiye itubwira ko izatugirira neza uyu munsi n'ubundi turi mu masezerano ariko ntiducitse intege turakomeje dirigente ese ashimwe ahimbazwe uyu munsi nakwibikiye buriya umeze neza ariko meze neza urashima Imana cyane rwose ariko mu gihe twenda gutera agakorasi ryawe risaraye mwumva numeze neza mba ndi gufashwa ariko uyu munsi ntabwo uratera ikorasi kuko wazitekare mu rusengero nyinshi cyane hano turimo turaganira urumva nzahiramya ati Imana yambwiye ko iza kandi uyu munsi ndi kubibona nawe nk'umumama uri mu bantu bageze mu ikorari kera amateka ndayazi hari ukuntu wagiye uyambwira nk'umuntu wabaye muri iyi korari ukagenda ubona ukuntu Imana igira neza uyu munsi ubyakira ute iyo urimo uyobora indirimbo iyo urimo udirija aba bagabo b'ibikwerere bangana gutya aba basore bari mu ikoranabuhanga wumva wowe umeze ute murakoze iyo mbona nyoboye aba bantu bangana gutya abantu bize kaminuza abantu b'abacuruzi bakomeye numva nanjye afite ishimwe ku Mana kuko Imana yakoze imirimo ikomeye ndi munsi y'abandi ariko Imana yagize neza ndebye aho korari umwe yaturutse abagabo bo muri korari ukuntu twikoreraga ibyuma ku mutwe nkajya ngenda ari nyiri umukobwa nkumva birambangamiye kwikorera ibyuma tukabyurirana imisozi ariko iyo ndi kureba abagabo iyo twabaga duserutse covid itaraza bashyira mu mamodoka tukagenda nta kibazo numva nshimye Imana cyane rwose Imana ntabwo itagize urayishima nka dirigente ku buryo nawe iyo uryamye uvuga uti Imana nta mvune cya bindi mu mvugo z'iki gihe ngo no stress uba wumva nta stress rwose kuko uvuga uti Imana wakoze mu mpande zose ubushatse na David wamubwira uti we Imana yatugiriye icyizere waricunguye cyane jya umubwira uti we uyu munsi nawe uradirija ibintu bigende neza hanyuma Claudie mwakoraga indirimbo mbere nta koranabuhanga riraza ugasanga wenda muziririmbira aho ngaho mu rusengero zikagarukira aho ngaho uyu munsi David yavuze ati twifashishe ikoranabuhanga kugira ngo bizigere ku isi yose kandi niyo ntego bigusaba imbaraga ki kugira ngo utoze indirimbo irarenga umudugudu wa Bukane ikarenga umujyi wa Musanze ikarenga Kigali ikagera no muri Amerika ku buryo uzayireba bazavuga ati iyi ndirimbo buriya bigutwara izihe mbaraga n'izihe mbaraga ukoresha urebye nta mbaraga nyinshi twakoresha twebwe nk'abana b'abantu uretse gusenga Imana y'ubwayo ikabidufashamo twebwe nta kindi twarenzaho kuko hari n'abandi baturenze bakora ibirenze nk'ibyo twakoze ariko twebwe iyo twifashishije gusenga biradufasha kurushaho hamwe no gusenga ibintu birakoreka n'ubundi turacyari mu kiganiro tuganira korari ubumwe ADPR bukane ni bamwe mu bagize komite turi kumwe aha ngaha badufasha kugenda dusobanukirwa neza murabona ko leta y'u Rwanda ishyize imbere ihame ry'ubwuzuzanye n'uburinganire aho byibuze 30% igomba kuba birimo hano Claudine arahari nka dirigente ariko hafi ndabona umumama n'ubundi neza mama Nyiriwe amazina yanjye nitwa Musabimana Odette ariko kuki yagarukamo Imana cyane Imana nibyo musabe muzahabwa mukomange muzugururirwa amina kandi ngo ibyo byose muzabiragize Imana none se wavutse uri umurokore cyangwa wowe uzi ko uzabawe urakoze cyane ntabwo navutse ndi umupantekote cyangwa mu rugo rw'abapantekote navukiye mu rugo rw'abakatolika
ariko bari abakirisitu. Ntabwo rero nari nzi ko nzakora umurimo w'ubuvugabutumwa muri ADPR, ariko kubw'umuhamagaro w'Imana no kumvira Imana byabaye ngombwa yuko nza muri ADPR. Nta kindi cyanzanyemo nuko nakijijwe nkakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi kubw'ibyo nkumva ngomba kwisanzura mu kuvuga Imana. Kwisanzura ukayivuga? Nkayivuga. Nahayivuga mbese. Haleluya. Haleluya. Oya, n'abatubanjirije niko bavuze muri Zaburi ya 40:10, haravuga ngo nzamamaza ubutumwa bwiza bwo gukiranuka mu bantu benshi, kandi umunwa wanjye ntabwo nzawufunga. Ibyo Uwiteka arabizi neza. Arayivuze ntabwo bigombera amasaha, ntabwo bigombera kuba twicaye mu rusengero, no kuba wicaye ku ntebe nk'iyi, no kuba uri kuri kamera isi yose umva karamaze. Hanyuma Odeta, uri umujyanama? Ndi umujyanama muri korari ubumwe yo kuri ADPR ubukane, bakomeje kubivugaho. Wabonye Nzayi, se wowe buriya ntufite ubuhamya? Ubuhamya turabufite. Wowe nzajya umunsi wawe ndakwibikiye, ntabwo ari ngombwa uyu munsi, ariko urabufite. Wowe wumva umeze ute iyo wicaranye na Remy Merci haruguru yawe, umwana muto cyane muri korari, wicaranye na David, umwana muto cyane, wicaranye na Nzayi, Imana yagiriye ubuntu ikamuzahura? Yari nzahare, yarazahaye, wikoraga ngo induruburigo z'ibirayi, sibyo? Ikamuzamura, kicarana n'abarabwiriza na bizagwira. Uba wumva umeze ute? Numva nezerewe cyane, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyemera agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Niyo mpamvu twicaranye ubu ngubu, hari abasaza bakuze, hari abasore bakiri batoya, hari abantu b'abamama n'abajene nka David, kandi twese tukicara kubw'umurimo w'Imana. Ubusanzwe ndi umurezi, ndera abana batoya, ariko kandi iby'uburezi ndabizi. Umuntu uri mu Rwanda ariga akiga muri Amerika ari mu Rwanda. Ubwo rero iryo koranabuhanga ntabwo ryasigaza inyuma iby'Imana, cyangwa ngo iby'Imana bisigare inyuma. Niyo mpamvu natwe muri korari ubumwe kuvuga Imana kwacu bitagomba kugira limite. Niba umwana uri mu Rwanda ashobora kwiga muri Amerika, cyangwa nkanjye nashaka kwiga maîtrise nkiga muri Amerika kandi ndi mu Rwanda, niyo mpamvu kuvuga Imana kwanjye ndi mu Rwanda ari ngombwa, kugira ngo umunyamerika nawe yumve Imana Abanyarwanda bavuga. Haleluya. Kuko twayibonye, nyivuge mu ijambo ry'Imana, ariko nitunaririmba kuri YouTube nabo nibareba aho n'Abanyarwanda dufite umunezero, dufite ishimwe, dufite kuramya Imana, kuko yadukoreye ibintu bikomeye, yadukuye ahantu habi cyane. Niba narize, uyu nguyu akaba atarize, ariko akaba aguwe neza kandi avuga Imana, nanjye nkaba nguwe neza mvuga Imana. Ubwo buryo bwo kuvuga ubutumwa bifasha abari hafi n'abari kure, kugira ngo Imana yacu imenyekane. Amena. Hari abantu mu minsi yashize cyangwa mu myaka yo hambere tukiri abana, cyangwa turi kubyirukaho, ngo ADPR ni itorero ry'injiji, ni itorero ry'abakene, ni itorero rigize gute, ugasanga n'amakorari yo muri ADPR ngo nta makorari, ngo nango na makorari aciriritse hasi. Uyu munsi ni itorero rya Bukane, ni paruwase n'ubundi ya Bukane, ariko korari ADPR Bukane, nkuko bivuze, hari ingeri zitandukanye, ku buryo uyu munsi abantu bakorera Imana bakuzura umwuka wera, kandi ntibigire icyo bitwaye. Remy Merci, nk'urubyiruko ruri kubyiruka uyu munsi, hari umukecuru hambere kuri radio imwe y'igihugu, niyo twageraga yonyine mu Rwanda, ngo wahiriwe ngo abana bato ngo bari kubyiruka. Wowe ibi bintu ubyakira ute, kubyirukira muri korari irimo abamama bangana gutya, irimo abapapa bangana gutya? Ntabwo ushobora kukubuza kuba wenda wafata ibintu gusenga uvuga ngo ndi mu bisubizo ni amina, nta kibazo? Murakoze cyane. Amazina yo mwayavuze, nitwa Koko Remy Merci, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Bivuze ngo hahiriwe uw'ibya Kristo bitazagira ute, bitazagusha. Bivuze waba uri umwana, waba uri umuntu ukuze, upfa kuba uri muri Yesu ukaba umwizeye, nta kibazo kirimo. Dufite umugisha rero kubana n'ababyeyi
ukabana n'urungano uri mu nzu y'Imana, kuko biguha imbaraga kandi ukabona ko hari ibyitegererezo ufite mu rugendo watangiye. Ntabwo wakwishima kugenda mu nzira wenyine, kuko mu nzira uri wenyine wagira n'ubwo buhuye n'ikintu, ariko iyo ufite umubyeyi hariya watubwira ati ngewe nari ndaha ariko nkaba ngeze ahangaha, ni icyitegererezo. Tukaba dufitemo n'abantu bize bageze hejuru, banatubyaye, banaturera mu buryo bwose, bwaba ubw'umubiri n'ubw'umwuka, batubwiriza ijambo ry'Imana ari ryo ridufasha rikaduha n'icyizere. Wajya mu ishuri ukavuga uti mama yambwiye gutya, iryo ukaryirirwana, ugataha umubwira ngo nanjye nakwemera. Uwo musaruro dukuraho twiga n'ibyo tubona nibyo bituma dukomera mu rugendo, nta gusubira inyuma. Rero nta gusubira inyuma, ni ukugenda imbere cyangwa se ni kusonga mbere bila kurudi inyuma. Niko bimeze. ni korari ubumwe ahangaha rwose, bantu mudukurikiye n'abandi mwumva mwifuza, ushobora kuvuga ati ariko se buriya korari nayigeramo, wumva ushaka no kuyizamo, nta kibazo. Ntabwo ndi gutanga amatangazo, umuyobozi wayo arahari, ariko babwiye ko abaririmbyi barenga 100. Umuyobozi hariya rwose ni karibu cyane, ko barakorera Imana banezerewe, nta bintu by'imitima mibi, barahuje. Buriya iyo ubona komite yicarana gutya bakaba batereka twicare tujye inama tuganire ku ngamba ko twafata uyu murimo w'Imana, bikwereka ko mu by'ukuri bari mu Mana kandi bafite intumbero nziza yo kugira ngo bakomeze bateze imbere umurimo w'Imana, itorero rya ADPR, ariko bagamije kuzabona ijuru. Barabwiriza nk'abantu mwe. Amazina hano nakomeje kugenda nyumva ngo nzakugirira neza, nzayiramya, nzayisenga, igize gute, izi byose bose iraganisha ku Mana. Barabwiriza. Wavutse ubwiriza? Murakoze. Nkuko mubivuze, nitwa Barabwiriza Papiyasi. Nabyirukiye mu nzu y'Imana kuva muri École de Dimanche. Wize École de Dimanche? École de Dimanche. Ndi umwana mutoya nkurira mu nzu y'Imana. Imana igenda inzamura, igenda imfasha, ndirimba muri korari ubumwe. Namaze kugera mu myaka 20 ninjira muri korari ubumwe, mva mu bana batoya ninjira muri korari ubumwe. Imana igenda imfasha kugeza ubu ngubu ngikora umurimo w'Imana. Murakoze. Hanyuma uduhurije mu bihe bya mbere, icyo gihe ukiri umwana n'uyu munsi, navuga ngo turi mu gihe noneho cy'iterambere cy'ikoranabuhanga, abantu bari kureba isi cyane. Icyo gihe umurimo wari umeze ute, hanyuma uyu munsi ho ubuntu umeze ute? Murakoze. Icyo gihe umurimo twarawukoraga ariko mu buryo butugoye. Twavuzaga ingoma, nta mikrofone twakoreshaga. Twavuzaga ingoma, twaje kuvuga ubutumwa hirya, tukagenda n'amaguru ibirometero birenga 50. Ndibuka hari igihe twigeze gukora urugendo muri Butaro, kuharenga dukomeza hirya n'amaguru. Ariko ubu ngubu Imana yagiye ikora ibitangaza, ikora imirimo. Dufite ibyuma, ndetse iyo uretse ubu turi mu bihe bya korona, ariko igihe byabaga ngombwa ko dusohoka tugiye muri sorute mu zindi ntara, twagendaga n'imodoka, ndetse no mu karere na hafi yaho hose ntabwo twagendaga n'amaguru. Hari bene data Imana yagiye imodoka muri korari bakadutwara, tugatwara mu ibyuma. Kugeza ubu ngubu nanjye ndi umushoferi. Nawe uratwara? Nanjye ndi umushoferi. Wivimviraho rwose ukata ibyo byuma wabipakiye. Yego. Bimeze neza. Imana yangiriye neza cyane. Abantu bajya bavuga ngo ADPR ngo amakorari yaho ngo ari hasi cyane, ngo nta makorari ngo arimo abantu ngo binjije ngo bagize gute. Icyo cyabaye amateka. Cyabaye amateka. Kugeza ubu ngubu ni abantu basobanutse. Nk'uko ureba korari yacu irimo abantu 101, harimo abantu bize, harimo abantu bacuruzi, harimo abantu b'ingeri zose, abanyeshuri, abashoferi. Imana yakoze ibitangaza ku buryo
kugeza ubu ngubu nanjye hari igihe nitegereza korari ubumwe havuga ni hari umenya ari iyindi ugatekereza kuri kurota. yego urumva barabwiriza ngo ari ajya atekereza ko ari mu nzozi kandi ari ku manywa. umuntu w'umugabo ari kurota ku manywa kubera ko hari ukuntu abona Imana yagiye ikora ibintu iyo atekereza ko bitashoboka avuga ati Imana warabikoze kandi yarabikoze. uyu munsi ni ukuri ibintu bimeze neza kandi impamvu akenshi tuvuga ibi ngibi ntabwo ari ukugira ngo wenda hari abantu babona ngo buriya ngo korari ngo iri kugira ngo ntabwo tuzana kuri televiziyo aha ngaha ngo abantu babone ko barabwiriza ngo ageze gute. ikintu cyitwa ubuhamya, ikintu cyitwa amashimwe, namwe mudukurikiye mujye mubitanga kuko ni ngombwa. rero turi mu gihe cy'iterambere abantu badashobora kujya ku misozi cyangwa ngo bakore amasoruti, nubwo turi mu iterambere ko harimo n'icyorezo cyaje mu gihe wenda ingamba zitarongera ngo zoroshwe. abantu bagomba gukora ku ikoranabuhanga. Ku ikoranabuhanga rero ubu buhamya ni ngombwa mubwumve kandi nzi ko hari aho bubakura hari n'aho bubageza. turimo turagana ku musozo n'ubundi ariko mu by'ukuri nzi ko mwe mudukurikiye mwamaze gukora subscribe kuri channel yitwa ubumwe kwa ADPR bukane. niba utarakora subscribe ntabwo bigoye rwose, no kuvuga ngo ni ibintu byinshi kuri telefone wiguriye. reba ahantu hari utunyuguti tw'umutuku twanditseho subscribe ukandeho, nta kindi biragutwara. urabifatanyije natwe kwamamaza ijambo ry'Imana binyuze mu ikoranabuhanga. hanyuma turi kumwe n'umuyobozi wa korari. umuyobozi, amakuru ameze ati? amakuru ni meza. amazina nibizagira Emmanuel. nkuko nabivuze ndi umuyobozi wa korari ubumwe. umuyobozi wa korari ubumwe. wowe usinzira ute, wifata ute iyo uri mu kazi hariya? n'umucuruzi kandi mvuga umucuruzi ntabwo ari wa wundi w'ubuconco cyangwa w'iki. umucuruzi ukomeye uranguza, nawe ucururiza muri Goyiko hariya, niba bashaka bazaze no kurangura nta kibazo, biremewe nabyo. nta kibazo rwose bazaze barangure ajye no mu murimo w'Imana cyane. nzi ko nta handi ajya n'ubundi ko ajya mu murimo w'Imana ko tuyakoresha aha ngaha muri korari ibyuma bigurwa. wowe iyo uri mu rugo cyangwa se iyo uri mu kazi hariya uyoboye abantu bangana gutya ureba korari kuri YouTube ubona bimeze bite? iyo ndi mu rugo nkatekereza ukuntu nyoboye korari ubumwe, harimo abantu bize, hari abacuruzi, mbese korari ni ingeri zose zirimo. hari igihe mbitekereza nkumva ndishimye kuko kuyobora abantu benshi batandukanye wumva ari ishema rwose, ntawabura kubivuga kuko kuyobora abantu nk'aba ngaha babagwa ibitekerezo. barimo abamama bafite ibitekerezo, hakabamo abagabo bafite ibitekerezo. ubundi korari ubumwe, ijambo korari ubumwe ni ijambo abantu bagomba kuza muri korari bagasanga turi ubumwe. nuvuga ngo ijambo ubumwe ni icyitonderwa. ni icyitonderwa rwose. sibyo? mwe mudukurikiye umuyobozi yavuze ngo ubumwe ni icyitonderwa kuko ryumva ubumwe, ariko niko ugomba no kuryakira nyine. uzi ko ni ubumwe. ubwo nanyikomeje ijambo ubumwe turikoreraho. abo bantu bazana ibitekerezo, ufite amafaranga akayazana, ufite igitekerezo avanye mu mutwe akakizana, tukicara hamwe tukagishyira ku murongo. ariyo mpamvu mwabonye muri iyi minsi ya korona, iminsi ya korona buriya korari umwe imenyekanye cyane, nubwo twari tuzwi, ariko muri iyi minsi ya korona korari imenyekanye kubera ko twabaye umwe. twasohoye indirimbo mu gihe kigoye, ariko zatanze ubutumwa mu gihe abantu baba bari mu rugo, abantu barazibonye. izo ndirimbo zihanishije abantu kuko abantu insengero zari zifunzwe, ku buryo abantu babibonaga bakavuga ati nta muntu wavuga ijambo ry'Imana. ariko twagiye kubona tubona ijambo ry'Imana, tubonye aho turicisha, abantu barihana. abari bazi ko ibintu byacitse baravuga ati nyamara Imana iracariho. muri iyi minsi ya korona twarazamutse cyane, niyo mpamvu ijambo ubumwe nkunda kurigarukaho. twarahuje babandi bafite imbaraga zo ku mufuka nyine, afite ibitekerezo, abahimbyi nka David hariya ni umuhimbyi wa korari, yazanye indirimbo iba nziza cyane.
ubwo tuhita tuyishyira kuri channel yacu ibintu bigenda neza. Niyo mpamvu rero korari ubumwe ni korari nziza, umuntu yishaka kuyizamo rwose ntabwo igoye, baze dufatanye umurimo w'Imana. Nubwo baba 200 turabakira rwose nta kibazo. 200 urabemeye uzabakira? Nzabakira. Perezida ati n'abaririmbyi 200 nzabakira, gusa password cyangwa se ijambo ry'ibanga ni ubumwe. Password ni ubumwe. Niba ushaka kuza muri korari ubumwe, ijambo ry'ibanga ni ubumwe. Nubwo muzaba 200 nta kibazo rwose. Nta kibazo. Nshimira cyane kameramani wadufashije, kameramani w'umwuga rwose wabigize umwuga, nawe Imana igikomeza imwongere umugisha, nawe ni umukozi w'Imana. Ab'Imana urumva ko nawe n'abana b'Imana n'ubundi. Ntabwo turi busoze gutyo gusa, mu by'ukuri nk'uko perezida avuze ngo abantu bashaka kuza muri korari, abantu bashaka kwifatanya na korari ubumwe, hari nimero bashobora kuba bahamagaraho, cyane ko turi mu bihe by'ikoranabuhanga, iterambere. Ushobora kuba ari mu rugo avuga ati ariko reka manze nshaka amakuru, baha nimero z'umuyobozi kugira ngo bazahamagareho. Dufite nimero iba kuri WhatsApp 0788 52 58 54. Wayisubiramo? Ni 0788 52 58 54. Udukeneye rwose aratwandikira kuri WhatsApp ndetse no kuri YouTube irahari, nta kibazo rwose. Ushaka kugira ngo tuvugishe yatuvugisha cyane rwose. Kuri YouTube channel ya korari ubumwe yitwa ubumwe kwa ADPR Bukane, iyo nimero iriho wayibona. Ariko ushatse watanga n'igitekerezo kuri iyo channel rwose hasi aho ngaho, ukoresha ikoranabuhanga, watwandikira natwe mu rwego rwa tekinike cyangwa se rw'ikoranabuhanga. Nubundi cyangwa tuhamagara kuri 0788 22 40 98. Aho ngaho hose nta kibazo, ni nimero umuntu zibona zigenda ahangaha kuri ekara zanyu, yaba ku mashini, kuri telefone, ndetse no muri buryo bwose mwaba mukoresha. Abari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye ku isi yose, korari ubumwe irabakunda cyane kandi ibahoza ku mutima. Abamama, abapapa, abasore, inkumi, abana bato, abakecuru, abasaza, korari ubumwe komeze navuga ngo ibafashe muri iyi minsi ndetse no mu gihe kizaza, kandi dukora umurimo w'Imana. Reka nshimire cyane mwe twabanye muri iki kiganiro, babwire ngo n'ubundi biryoha bisubiwemo, kandi indirimbo nk'uko perezida yabivuze zizakomeza kuza hano imbere, zirahari nyinshi cyane, hari n'izindi zizaza. Ibyifuzo byanyu kandi tuzakomeza kugenda tubigenderaho, twubaka umurimo w'Imana. Ntabwo ari twe ubwacu, tukunda no kurima ngo ntabwo ari twe, ahubwo bari wowe Mana. Ibi byose turabikora kubera umurimo w'Imana, ntabwo tubikora kubera ubwacu. YouTube channel iriho kubera kwamamaza ijambo ry'Imana. Aba bagabo, aba mama, abasore bicaha kubera umurimo w'Imana. Nawe udufashe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ujye mbere. Hirya gato tuzakomeze dutanga ubuhamya tuvuga ngo muri cyagiye byari bikomeye, muri cyagiye coronavirus yavuzaga ubuhuha, twakoze umurimo w'Imana kandi mu buryo bukwiye. Imana ikomeze ibahe umugisha. Nitwa Flavien Ndagijimana, n'ubundi ni kuri ubumwe kwa ADPR Bukane. Ukomeze mubane natwe. Murakoze. Amen.